Bavandimwe, kuri uyu munsi wa mbere w'umwaka 2021 Imana yatugira ubuntu butavugwa iduhuriza muri iyi ngoro ntagatifu kugira ngo tuyishimire ubuntu yatugiriye, tuyishimire ko yaturinze muri uyu mwaka wa 2020 waranzwe n'ibibazo byinshi byatewe ahanini n'icyorezo cya coronavirusi cyashegeshe isi yose muri rusange n'igihugu cyacu cy'u Rwanda ku buryo bw'umwihariko. Kubera iki cyorezo ibibazo byariyongereye, ubukungu burazahara, imyemerere n'ubuyoboke birahabarira cyane. Muri uyu mwanya ndazirikana abishwe n'iki cyorezo, ndazirikana abarwaye, ndazirikana ababuze ababo n'abafite ababo barwaye, ndazirikana ababuze akazi, bugarijwe n'ubukene n'inzara. Abo babaye bose kubera ingaruka z'iki cyorezo n'ibindi biriho kuri iki gihe bafite ku mutima kuri uyu munsi wa mbere w'umwaka. Abo bose bavandimwe, abo bose bari mu kaga nibahumurizwe na Yezu Kristo ugira ati, nimugumane mwese amahoro muhabwa n'Imana, nimungane mwese abarushye n'abaremerewe, jye nzabaruhura. Igihe cyose no muri byose tujye dushimira Imana mu izina ry'Umwami wacu Yezu Kristo. Nubwo iyo abantu bagiye kuvuga ibyaranze umwaka wa 2020 babangukirwa no kuvuga ko byagenze nabi kubera coronavirusi, hari ibyiza twakwishimira muri uyu mwaka muri Kiliziya y'isi yose no muri Kiliziya yo mu Rwanda ku buryo bw'umwihariko na diyoseze yacu ya Ruhengeri, muri paruwase yacu, muri za paruwase zacu, mu miryango yacu, mu ngo zacu no mu buzima bwa buri wese ku giti cye. Ibyo byose kuri uyu munsi turabishimira Imana. Muri ibi bihe bikomeye turishimira ko Kiliziya za paruwase zose na santrali nyinshi za diyoseze ya Ruhengeri zifunguye, hakaba hasomerwa misa hakurikijwe amabwiriza duhabwa n'inzego zibishinzwe. Turizera ko nibitarashoboka kugeza ubu nabyo Imana izabidufashamo, maze bigashoboka inkuru nziza igakomeza kwamamazwa, inkuru nziza y'agakiza ikamamazwa hose, kandi umuryango w'Imana ugakomeza gutungwa n'ibyiza byose Imana igenera abayo ku buntu duhabwa mu masakaramentu no mu bindi bikorwa by'ubuyoboke. Bavandimwe, nubwo twakomwe mu nkokora n'iki cyorezo, twashoje gahunda ya mbere y'iyogezabutumwa y'imyaka 5 2016 2020. Twatangiye gahunda nshya, gahunda ya kabiri y'imyaka 5 2020 2025. Ibyo twabashije gukora kugeraho
muri gahunda y'imyaka 5 twarangije tuzabyubakiraho tujye mbere. Iyo tutashoboye gukora muri icyo gihe kubera ibi bihe turimo, tuzaharanira kubigeraho, ari nako tubonera ibisubizo ibibazo bishya byavutse hagati aha. Bavandimwe, muri uyu mwaka twagize yubile y'imyaka 50 ya Paruwasi Nyakinama, ndetse kuri uwo munsi twunguka abapadiri bashya 2. Vuba aha diyosezi yacu ya Ruhengeri yungutse n'abadiyakoni bashya 3. Tariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize, twafunguye ku mugaragaro Paruwasi nshya ya Kanaba yaragijwe Mutagatifu Francisco Saveri. Iyo paruwase ivutse ari ya 15 muri paruwasi zigize diyosezi yacu ya Ruhengeri. Ni muri rwa rwego wo kurushaho kwegereza abakristu ubufasha kugira ngo bashobore kugera ku mukiro Imana ibaha ku buntu. Gushinga paruwase nshya muri ibi bihe bikomeye ni ugushimangira ko tutifuza guheranwa no kwiheba, ahubwo biragaragara ko twiyemeza gukomeza imbaraga, kongera imbaraga, turangwa n'ukwizera kwa Gikristo, ku buryo gahunda twari dufite muri uru rwego zo gukomeza kurushaho kwegera abakristo. Izo gahunda zirakomeje hirya no hino. Ubu ngubu ndi kubona Busengo aho yari igeze, ubwo ushobozi nibuboneka tuzakomeza imirimo, ndetse n'iyi Musanze twari twaratangiye tugakunywa mu nkokora. Imana nidufasha iyo ikagenda biba byiza, ndahamya ko iyo gahunda y'Imana izakomeza. Kimwe n'ibindi byose diyosezi yacu ya Ruhengeri igamije mu cyerekezo cyayo cy'iyogezabutumwa, tuzabikomeza. Nubwo byaba mu bihe bikomeye niho hagaragara intwari. Aha nkaba nshimira inzego zose, inzego za leta, iz'abikorera, inzego za kiliziya hirya no hino. Ngashimira abantu bose bitanze kandi bakomeje kwitanga muri ibi bikomeye, bakitangira kiliziya, bityo kiliziya igakomeza gusohoza ubutumwa bwayo muri ibi bihe bitoroshye. Aha ndazirikana abasaseredoti bari gukora umurimo wabo hirya no hino muri paruwasi zigize diyosezi yacu ya Ruhengeri. Ndazirikana abihaye Imana, ndazirikana abayobozi b'inzego z'abakristo mu nzego zose, amatsinda, imiryango yose Gatolika, amahuriro, za korali n'abandi bose bitanga muri rusange muri iyi kiliziya y'Imana iri mu Ruhengeri. Mwabaye intwari, mukomeze kuba intwari, kuko ibi bihe niho tugomba kugaragaza urukundo dufitiye Kristo n'urukundo dufitiye kiliziya ye. Ntimugacogore mu kwemera, ntimugacogore mu kwizera, ntimugacogore mu rukundo. Muri uyu mwaka mushya 2021 ndabashishikariza ibintu 2: gukomeza kwiringira Imana. Kwiringira Imana tuzi neza ko itigera itererana abayo, kandi ifite ububasha bwo kudutabara. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ntimukemere guheranwa n'ibi bihe bikomeye turimo ngo mwihebe, ahubwo nimuharanire kugira ubuzima, kandi ubuzima busendereye, ari ubuzima busanzwe bw'umubiri, ubuzima bwiza, mwirinda icyorezo, mwirinda kwandura cyangwa se kwanduza,
muhanire ubuzima bwiza, mwirinda indwara zose zishobora kubangamira ubuzima bwanyu, ariko cyane cyane mwirinde icyakwangiza ubuzima bwanyu bwa roho. Indwara mbi cyane ni icyaha kidukurura urupfu, rwa rupfu rw'iteka. Ubwo rero ibyo bintu bibiri muzabizirikane muri uyu mwaka: kwiringira Imana itigera iterana abayo, no kwanga guheranwa, ahubwo tugahanira kubaho tukagira ubuzima bwuzuye, ubuzima bw'umubiri n'ubuzima bwa roho. Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima, mudatenguha, nakomeze awutakambire ku Mana. Umwaka mushya muhire kuri mwebwe mwese n'abanyu bose. Uyu mwaka wa 2021 uzababere umwaka w'imigisha n'amahoro. Murakarama. Isengesho ry'ikoraniro ry'Ukarisitiya. Imana mubyeyi wacu dukunda, mu kwigira umuntu k'umwana wawe watweretse urukundo nyampuhwe ruhebuje, maze muri Roho Mutagatifu twahawe imitima yacu yigira ingoro yawe. Mu rupfu n'izuka bya Kristo twagize abavandimwe by'ukuri, Ukarisitiya itubera ifunguro rizima duhawe kandi dushengera twiyoroheje, katubera impamba y'abazabagani wawe. Nikomeze tubere isoko y'ubuzima, dukure mu mwijima w'icyaha n'icyago, twizemo urukundo impuhwe n'ubuvandimwe, dushimishe iteka no kuba bawe. Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nyagasani Yezu nabane namwe, nawe kandi muhorane. Nyagasani Imana soko y'imigisha yose, n'abahundagazeho ingabire ze, abasengereze mu mugisha w'igisagirane, kandi abarinde, abahe no kugira ubuhoro n'ubugingo muri uyu mwaka wose dutangiye. N'abakomereze ukwemera gushyitse, abaha ukwizera kutadohoka, hamwe n'urukundo rudatezuka, rushyigikiwe n'ukwihangana. Nayobora imibereho yanyu n'ibikorwa byanyu mu nzira y'amahoro n'ubutungane bye, yumva amasengesho muvugiye aho muri hose n'igihe cyose, maze azabageze mu bugingo bw'iteka nta nkomyi. Ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nimujyana amahoro n'ibyishimo bya Kristo.